Reka nongere ngusuhuze wowe tubana mu makuru atambuka hano kuri Iris Rwanda TV, twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi wihangane, muri ubu buzima niko bigenda. Muri aka kanya rero tuzanye amakuru agezweho, ni inkuru y'akababaro n'agahinda itugezeho nonaha. Ni ibintu byababaje benshi bituma imbaga y'abantu ihurura. Ni urupfu rw'umwana w'imyaka 5, umwana ushizemo umwuka mu masaha makeya ashize rwose. Ibi byabereye mu karere ka Burera mu murenge wa Butaro, akagari ka Gatsibo, umudugudu wa Kaniga. Aya rero rwose niyo makuru tuzanye muri aka kanya, niyo nkuru igezweho iri kugenda ivugwa hirya no hino. Ni inkuru yababaje abantu benshi bari mu gahinda kubera uyu mwana. Ushobora kwibaza uti yazize iki? Ese byagenze bite? Ese byari bimeze bite mbere y'uko uyu mwana yitaba Imana? Byose nibyo tugiye kukubwira muri iyi nkuru. Reka mbanze ngusabe gukora subscribe wowe utari wayikora, kugira ngo tujye tubana nawe umunsi ku munsi. Ariko kandi nawe wayikoze utari wakanda ku nzogera ya notification, bikore kugira ngo ujye uba uwa mbere ubona amakuru n'ibiganiro dutambutsa hano kuri Iris Rwanda TV. Wibuke gukora like, share ndetse na comment. Ariko kandi reka nkubwire ngo ibihe byiza wowe wamaze gukora ibyo byose. Nge nitwa Jean Bosco Abayisenga, nyemerera nkuhe ikaze kuri iyi nkuru. By'umwihariko nkubwire ko ari inkuru ibabaje rwose, dore ko uyu munsi hiriwe amakuru asa nkaho ababaje. Kare nibwo nabuze nkubwira inkuru y'ibiza, ariko nyine kuri iyi nshuro uyu mwana nawe akaba ashizemo umwuka muri aka kanya. Nk'uko nabigarutseho haruguru, ibi ngibi bikaba byabereye mu karere ka Burera mu murenge wa Butaro, akagari ka Gatsibo, umudugudu wa Kaniga. Bikaba byabaye uyu munsi tariki ya 30 z'ukwezi kwa 4 2024 saa 10 z'umugoroba. Akaba aribwo hamenyekanye amakuru ko hari umwana w'umukobwa witwa Iyampumaye wari ufite imyaka 5, mwene Muramira Jean Claude ufite imyaka 25, washakanye na Uwimana Olive ufite imyaka 22, akaba yaguye mu mazi ahita yitaba Imana. Inzego zirimo umuyobozi w'umurenge, ingabo za polisi, RIB na DASSO, abaganga bo ku bitaro bya Butaro n'abaturage bahageze basanga umwana yitabye Imana. Uyu mwana yaguye mu mazi avuye ku ishuri ataha ahagana saa 7:30 ubwo yari ageze mu mugezi utemba, aho uyu mugezi wari urimo amazi menshi. Uyu mwana rero akaba yari arimo yoza inkweto yari yambaye, nk'uko nyine amakuru yatanzwe na mukuru we bari kumwe witwa Namanda Joanita w'imyaka 6, kuko yahise asubira ku ishuri kuri Ecole Primaire Gasebeya gutabaza, mbese nyine kubwira abarimu kuko hari umwana upfuye, ndetse kandi hano hari hafi y'ishuri. Bityo uyu w'imyaka 6 mukuru we akaba ari we wagiye gutanga cyangwa se gutabaza ku ishuri. Hakozwe byinshi bitandukanye, by'umwihariko isuzuma ku murambo. Uyu murambo ukaba wahise woherezwa n'ubundi ku bitaro bya Butaro ngo ukorerwe isuzuma. Mu baturage benshi bari aho ngaho uyu mwana w'umukobwa yaguye, bakaba bahawe ubutumwa butandukanye burimo kwihanganisha umuryango wabuze umwana, kwirinda cyangwa se gukumira ibiza muri ibi bihe imvura iri kugwa ari nyinshi, kuva ahantu hashyira ubuzima mu kaga, gusibira imiferege no kurwanya isuri, kuzirika ibisenge, gucomokora ibyuma mu gihe cy'imvura hirindwa gukubitwa n'inkuba, kujya bakurikirana abana mu gihe cy'imvura kuko imigezi iba irimo amazi menshi. Abarezi cyangwa ababyeyi n'abana bakuru bakabajyana ku ishuri ndetse bakajya no kubakurayo. Kuba maso igihe imvura irimo kugwa, haba ku manywa cyangwa nijoro, haboneka ibintu bidasanzwe, baba bahana rwose amakuru rimwe na rimwe igihe habonetse nyine ibintu bidasanzwe. Ngahe nguko rero umwana w'imyaka 5 aba yitabye Imana. Ni mu karere ka Burera, rwose ni mu murenge wa Butaro, aho uyu mwana rwose yamaze kuba yitaba Imana azize kuba rwose umugezi nyine wamutwaye ubwo yarimo yoza urukweto. Ni inkuru itangaje kumva ngo umwana yarimo yoza urukweto maze akitaba Imana. Biratangaje kandi birababaje, biteye agahinda. Ni ukuri rwose abamwegereye basabwe
basabwe n'ubuyobozi gukomeza kuba hafi umuryango wa nyakwigendera. Uyu mwana rero w'imyaka 5, reka twe nka Iris Rwanda TV tumwifurize iruhuko ridashira. Nubwo ari uyu mwana gusa, mu makuru atambutse twakugejejeho hano kuri Iris Rwanda TV, twakugejejeho rwose twakugejejeho ko n'ubundi muri aka karere haramutse inkuru zivuga ko abaturage bamwe na bamwe bagiye bava mu byabo bigendanye n'uko nyine rwose imvura yaguye ari nyinshi mu ijoro ryakeye, aho imiryango 11 amazu yabo yasenyutse, igizwe rwose n'abantu 43. Aha ni mu karere ka Burera. Umuntu umwe w'umumama akaba yanakomeretse n'umwana we w'imyaka 6, ndetse rwose i Musanze umugezi wa Mpenge wuzuye rwose, ndetse ubuhahirane bukaba bwahagaze, abanyeshuri bakaba babuze uko bajya ku ishuri muri aka karere ka Musanze. Bimwe mu bice biherereye muri ako karere rwose bakaba rwose batamerewe neza. Ni mu gihe cyo kandi ni mu gihe Minema yo yari yamaze gutangaza ko abantu barenga 10 n'ubundi bari bamaze kwitaba Imana, abantu barenga 10 nk'uko Minisiteri y'Ibikorwa by'Ubutabazi Minema yatangaje ko muri iyi minsi ishize yose abantu barenga 10 bamaze kwitaba Imana. Umunyamabanga uhoraho muri Minema Habinshuti Philippe yabitangarije RBA mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 30 Mata 2024, ashimangira ko imvura imaze iminsi igwa itandukanye n'isanzwe igwa mu bihe by'itumba. Mu masaha y'urukerera rwo kuri uyu wa kabiri tariki ya 30 Mata 2024, ahaguye imvura idasanzwe ikaba yateje ibiza byangiza imitungo itandukanye y'abaturage, by'umwihariko mu turere tw'intara y'Iburengerazuba n'iy'Amajyaruguru ahazwi nk'aho ari mu bice by'imisozi miremire. Uyu Habinshuti yavuze ko iyi mvura idasanzwe hamaze kubarurwa abantu 3 yahitanye mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba, ndetse n'umwe wo mu karere ka Gakenke nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke. Ariko kandi uyu mwana nawe akaba yiyongereye mu mibare y'abamaze kuba bitaba Imana. Twe nka Iris Rwanda TV turahari kugira ngo tujye dukurikirana byinshi bigezweho, by'umwihariko nyine amakuru abagezweho hirya no hino ku isi, ndetse cyane twibanze hano mu Rwanda tuzajya tukugezaho agezweho cyane. Ibi rero tukaba dukomeje kubikurikirana, dukomeje gukurikirana imibare igezweho. Ubu ngubu nyine imibare iracyari yayindi, nta yindi mibare idasanzwe Minema yari yatangaza, ariko igihe icyo ari cyo cyose yayitangaza, twe tukaba tuhari kugira ngo tukumenyeshe byinshi bitandukanye. Nubwo Minema nayo yari yatangaje ibi, Meteo Rwanda nayo yateguje ibwira abaturarwanda, abanyarwanda muri rusange nyine ko imvura iteganyijwe kugwa rwose kuva kuri iyi tariki ya 30 kugeza ku itariki 10 Gicurasi, ni ukuvuga kugeza ku itariki 10 nyine z'ukwezi kwa gatanu, ngo ari imvura nyinshi ndetse ishobora kuba yikubye inshuro zirenga 3 ku yari isanzwe igwa hirya no hino hatandukanye mu gihugu. Ibi rero bikaba bikangurira abaturage hirya no hino hatandukanye mu gihugu ko bagomba kwitwararika mu bikorwa bakora umunsi ku munsi, bajya kuryama bakibuka gucomokora ibikoresho, by'umwihariko ibya muzika n'ibindi byinshi bitandukanye bishobora gutuma habaho kuba bakubitwa n'inkuba, ndetse kandi bakibuka gukorera inzu zabo neza, bakaziha fondasiyo zikoze neza, kubaka ibisenge, guca imiferege hirya no hino hatandukanye, ndetse no guca amaterasi ku bantu batuye mu mirima cyangwa se abantu bafite imirima mu misozi miremire, ndetse n'abatuye muri ibyo bice by'imisozi miremire. Ibi Minema yabitangaje rwose, ndetse na Meteo Rwanda nayo iratangaza. Ni ukuvuga abaturage turasabwa kwitwararika aho turi hose, kubera ko ubu dufite ibindi byumweru hafi 2 byo kwitwararika, cyangwa se byo kubona imvura nyinshi cyane ikabije, ni ukuvuga iyikubye 3 ku yari isanzwe igwa. Njye nitwa Jean Bosco Abayisenga, nyemerera ngushimire ko ubana natwe mu biganiro byacu. Rwose wibuke gusiga ukoze subscribe kugira ngo ujye uba uwa mbere ubonye amakuru yacu. Ndagushimiye cyane.